Rayon Sport akaba ari wowe ufite ubungubu ugeze kwa Radu haye Bukuru Christophe aherekanya neza Radu atanze pasi hariya igitego cya mbere hano cyiza cyane kubera guhererekanya neza kwa Rayon Sport bitumye ku munota wa gatatu umusore Sarpong Michael tsindi igitego cyiza. No musore uri present muri surface, no musore ugira uruhare muri build up y'umukino. Bonye uburyo bagiye bubaka igitego, ubona ko yari tayari hariya ukurikije hano umupira uturutse ariya kwa Radu akina na Christophe vuba ahita akina inde Radu ahita acomeka hariya umusore urabona ko yarimo indani ariko ku rundi ruhande umudefenseur yari yamuretse reba hariya yari yamusize hariya yamusize urabona ko ntago yabaye vigilant ngo amenye ngo mugenzi we ahagaze umusore Ibtihaj ntago yigeze akurikira movement ya Sarko. Haya free kick inapigwa mpira unatoka ndani goal goli la pili la Rayon Sport. Mchezaji Jabelman Shimwe ameandika bao lake la kwanza tangu anaona sign ambayo anafanya anasema mimi nakupenda. Bao la pili la Rayon kwa la kwanza bila shaka katika huyu hana la kusema, huyu hana la kusema, hana la kusema. Unajisikia amejipanga anaangalia tu. Wazi kabisa. Mpira walimgusa huyu kijana Awoto, ndio walimgusa kidogo ikawa kama deflection. Niyonzima Olivier safe. Sarpong achafite umupira atanze pasi vuba cyafite safe control hariya Sarpong shot igitego hano cya gatatu. Pasi nziza cyane bagiye bahererekanya kazi gakozwe na Niyonzima Olivier safe ahereza mugenzi we Sarpongo Michael nta kindi yakoze uretse gukubita urushot shot kabisa igitego cyiza akora n'ikimenyetso sinzi niba ari cyo musaraba. Sarpongo ku munota wa gatatu na 43 ibitego bibiri amaze gutsinda wakongeraho icyo yatsinze ubushize ari Nyagatare ubu akaba agize ibitego bitatu. Sarpongo arekana uburyo yatanze pasi nziza arekura shoti utategereza ko aza kurekura pira nkuriya. Pasi nziza cyane nawe atera imbere yezamu yasobanukiwe Ansel Mesozera. Gura dekoderi ya Azam TV ku mafaranga 50 yonyine tukongera ifatabuguzi ry'amezi 2 kuri buke ya Azam Play. Ushobora kandi kugura abonnement ukoresheje MTN Mobile Money, Airtel Money na Tigo Cash ndetse no kubaduhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.